Murakoze cyane ndabasuje mwese abadukurikiye kuri Frabani Official TV. Tubahaye ikaze mwese, turabakiriye mwese. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi chaîne yacu, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro bya Frabani Official TV. Turabashimiye rero mwese mukomeje kudukurikirana no kudukunda, mukomeze kugira umunsi mwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buzima bw'umwana n'umubyeyi, cyangwa se ubuzima bw'umwana n'ababyeyi, cyangwa se kurera bitangira ryari, ubuzima bw'umwana mu muryango, ubuzima bw'umwana mu rugo. Tuzi ko akenshi umugabo n'umugore babanye, mu migisha babona cyangwa se mu migisha baba biteze harimo urubyaro cyangwa se abana. Abana rero ni umwe mu migisha Imana igenera abantu. Kuba umuntu yabaho agakura akabyara ni umugisha, ni umwe mu migisha Imana itanga. Rero iyo urugo rubayeho cyangwa se umuryango ubayeho, umuryango utangira abantu ari babiri, umugabo n'umugore, hanyuma bakaza kwaguka cyangwa se umuryango ugakura cyangwa se umuryango ukaguka. Muri uko kwaguka k'umuryango cyangwa se gukura k'umuryango, wa mugabo n'umugore babanye bagira umugore nako bagira abana, cyangwa se kugira ngo umuryango ukure ni uko muri urwo rugo rurimo umugabo n'umugore havukamo abana. Hanyuma mu nshingano umugabo n'umugore baba bafite, mu nshingano urugo ruba rufite harimo no kurera. Mu nshingano rero z'umugabo n'umugore harimo kurera. Ese nk'urugo rufite umwana cyangwa se umuntu ufite umwana, inshingano yo kurera ayitangira ryari? Akenshi usanga kurera tubitangira iyo umwana yavutse, ariko muri uku kuganira kwacu k'uyu munsi tugiye kwibanda ku mwana utaravuka. Ese umwana wo utaravuka ubundi aba ameze ate iyo ari mu nda? Ubundi se kubera iki gutangira kurera bitatangirira kuri wa munsi umuntu yabyaye cyangwa se umuntu yavutse? Rero aha ngaha tugiye kuganira uburyo ki kurera cyangwa se uburere mu muryango cyangwa se uburere bw'umwana budatangira kuri wa munsi yavutse. Oya, ahubwo iyo urebye uburyo ki Imana irema umuntu mu nda y'umubyeyi, usanga kurera byagatangiye igihe umubyeyi asama. Umuntu iyo asamye inda nibwo aba atangiye inshingano yo kurera, mu gihe akenshi usanga inshingano yo kurera abantu bayitangira kuri wa munsi umuntu yavutse. Tugiye kuganira rero ibice cyangwa se banavuga etape z'umwana uri mu nda, cyangwa se z'aho uburere butangirira duhereye igihe inda yasamwe. Aha ngaha turibanda rero ku burere bw'umwana noneho utaravuka, ariko reka ndaza kugerageza gusoma duke nakoze, duke nanditse mu bushakashatsi abahanga bagiye bakora, ibintu bagaragaje cyangwa se uburyo bagaragaje umwana akuramo cyangwa se umwana ari mu nda, uburyo agenda akura, uburyo tugomba gufata wa mwana uri mu nda, uburyo tugomba kumusigasira, uburyo ki dutangira kurera umwana akiri mu nda y'umubyeyi we. Ubushakashatsi bwerekana ko umugabo ashobora kubyara igihe cyose akiriho, kandi umugabo agira cyangwa se atanga intangangore n'intangangabo. Bivuze ko umugabo ari we utanga igitsina cy'umwana azavukana, kuko mu miremere y'umubiri w'umugabo cyangwa se mu miremere y'ubuzima bw'imyororokere bw'umugabo, ubushakashatsi bugaragaza ko umugabo igihe cyose ariho cyangwa se igihe cyose akiriho ashobora kubyara, kuko aba agifite intanga muri we zatanga umwana se cyangwa zavamo umwana. Umugabo rero buriya we mu ntanga ze habamo intangangore n'intangangabo. Bivuze ngo akenshi umugabo bivuze ko umugabo ari we utanga igitsina umwana azavukana, kuko we afite intanga zombi, ari iya kigore n'iya kigabo. Ubushakashatsi nanone rero bwerekana ko umugore afite intangangore gusa kandi zitarenga 500. Ni ukuvuga ngo umugore we aha ngaha wenda abantu bize ubuzima bw'imyororokere cyane ni wenda bazadufasha, ariko bigaragaza ko umugore we
intanga afite muri we zibyara zirabaze ni nkeya. Niyo mpamvu uzumva ngo umugore ngo ageze igihe cyo gucura, ngo kanaka ngo yaracuze, aba yarageze muri cya gihe intanga zamushizemo cyangwa se intanga zari muri we zashize, kuko mu mugore intanga ze zirashira cyangwa se igihe cye cyo kubyara cyangwa se igihe cyo kororoka cyangwa igihe cy'uburumbuke ku mugore kijya gishira, ariko ku mugabo ntabwo gishira, kuko mu mugabo we, umugabo afite nyinshi, mu gihe umugore intanga zo kubyara muri we ari nkeya, ziba zifite umubare runaka zamushiramo, nyine akaba atagishoboye kubyara. Niyo mpamvu akenshi wumva ngo umugore runaka ngo kanaka se ngo aracyabyara, kanaka yaracuze, kanaka se ntakibyara, kanaka se yagejeje igihe cyo gucura, imyaka ye se ubu ngubu aracuze. Hari igihe rero imyaka yo gucura cyangwa se igihe cyo kubyara kirangira bitewe n'umuntu ku wundi. Hari abacura ku myaka mitoya, hari n'abacura ku myaka ikuze. Rero imyaka ku bagore yo gucura igenda ihindagurika bitewe n'umubiri w'umuntu, ariko ntabwo ihinduka cyane. Usanga imyaka yo gucura ari imwe, ni yegeranye, kwa si imwe ariko iregeranye. Tuvuga urumva umuntu ashobora kuba, ni gake wasanga umuntu yacuze ku myaka 30 cyangwa 40, biba bikiri kare. Ariko abagore ku myaka 50, 51, 52 wasanga bakibyara, cyangwa 55 cyangwa 60 babaho, ariko ni bake. Bivuze ngo hari imyaka cyangwa se urugero rw'ubuzima runaka ku mugore kubyara bigera igihe bigahagarara. Niyo mpamvu uzumva nyine kanaka yaracuze, baba bashatse kuvuga ko nyine igihe cye cyo kubyara cyangwa se igihe cye cy'uburumbuke cyashize. Ariko ugasanga bamwe baravuze bati uriya mugabo wenda afite imyaka 40 ingahe, yarashatse umugore ukiri muto babyaye. Ugasanga umuntu w'umusaza ku myaka 40 ingahe, ariko niba ashatse umugore ukiri muto utarageza igihe cyo gucura akaba yabyara. Byose rero birashoboka. Umugore arakura akagira igihe cyo kuba yabyara. Icyo gihe rero kigera igihe kigashira mu gihe runaka, kumva ati njye ni muri menopause, njye sinkibyara, menopause yaje, cyagiye nyine cyo kuba atakibyara. Iyo umugore n'umugabo rero bakoze imibonano mpuzabitsina kandi umugore ari mu gihe cy'uburumbuke, hanyuma intangangabo cyangwa intangangore y'umugabo ikinjira ikajya gushaka intangangore y'umugore, ubwo harema umuhungu cyangwa umukobwa bitewe n'iyirutse igasanga izindi ntanga. Iyo bakoze imibonano mpuzabitsina, intangangabo cyangwa intangangore y'umugabo iyihuse igasanga intanga y'umugore, nimba hirutse iy'umugabo ariyo yihuse igasanga intanga y'umugore, nimba hirutse iy'umuhungu ari bashije kwihuta, icyo gihe babyara umuhungu. Iyo umukobwa ari bashije kwihuta, icyo gihe babyara umukobwa, igitsina cy'umwana kigaturuka aho ngaho, hakabaho ko umwana avuka afite igitsina gore cyangwa se igitsina gabo. Hanyuma ku munsi wa 7 nyuma yo gusama, umutima w'umwana utangira gutera, ni nawo ubanza kuremwa mu kwezi kwa mbere. Aha ngaha usanga ku munsi wa 7 aribwo nimba habayeho isamwa ry'umuntu cyangwa isamwa ry'umwana, iyo intangangabo n'intangangore byahuye, niho havamo ryagira izavamo umwana. Ku munsi wa 7 rero nibwo usanga haremetse umutima. Ikibanza kuremwa, uko bahanga babigaragaza, ikibanza kuremwa n'umutima. Niyo mpamvu akenshi nk'abakobwa, abadamu, kwa kundi ukora test cyangwa se ukajya kwa muganga kureba ko wasamye, akenshi iyo hatarashira iminsi 7 biragorana ko umenya ko wasamye, kuko akenshi ku munsi wa 7 nibwo haremeka umutima. Kuko iyo umutima w'umwana uhari cyangwa se umutima utera, nibwo bamenya ngo muri uyu muntu harimo umuntu, cyangwa se muri uyu muntu haremetse uwundi muntu. Rero akenshi usanga iyo ugiye kwa muganga nko kwipimisha, muganga mu materi makoresha aravuga ati ni ukumva umutima w'umwana, kumva umutima w'umwana. Mbese umutima ni ukwereka ko wa muntu ahari, ni ukwereka ko hari ikintu cyakoretse cyangwa se hari umuntu waremetse. Rero mu kwezi kwa mbere habanza kuremwa umutima. Umugore aba yabuze imihango akenshi muri iyo minsi, akumva ananiwe, ashaka kwisinzirira buri kanya, agatangira no kumva iseseme. Gusa iyi minsi ya mbere ibimenyetso biratandukana umwe ku wundi bitewe n'uko imibiri yacu itandukanye. Ikindi kandi bitewe n'imyaka uwasamye afite, inshuro asamye, byose bigenda bihindagurika. Nko kuri iki cyumweru cya mbere usanga hari impinduka nyinshi zibaye ku mubiri w'umuntu. Yenda abagore bagize amahirwe yo gutwita cyangwa se yo gusama bagatwita bakabyara, aha ngaha wenda baranyumva. Hari igihe umuntu ashobora
kumara nk'ukwezi atwite cyangwa abiri atarabimenya, ariko akenshi ku munsi wa karindwi haba impinduka mu mubiri, ukumva hari ukuntu umeze, hari ucika intege, hari usonza cyane muri icyo cyumweru, hari uwumva yanarwaye cyangwa se akumva ameze nk'urwaye malariya, cyangwa ukumva mbese ukumva mu mubiri hari ikintu cyahindutse kubera ko mu mubiri haremetse umutima w'undi muntu. Rero mu kwezi kwa mbere akenshi ibimenyetso birahindagurika, ntabwo bimenyetso biba bimwe, bigenda bihindagurika umuntu ku wundi cyangwa se umubiri ku wundi. Mu kwezi kwa mbere rero haremeka uwo mutima, hanyuma hakaba haza ibimenyetso inyuma kuri wa muntu wasamye cyangwa se kuri wa muntu utwite. Ibimenyetso rero bigenda bihindagurika bitewe n'umuntu. Mu kwezi kwa kabiri rero harema umutwe. Mu kwezi kwa kabiri umutwe uza ari munini, hakazaho n'isura, hariho ibango ry'amaso, ahantu hazaca amaso, izuru, umunwa, ahantu hazamo amaguru, hazamo amaboko. Utwo tuntu tumenyetso tuba duhari, mbese umuntu atangiye kuremeka mu kwezi kwa kabiri. Hama mu kwezi kwa gatatu umwana batangira kumwita abatakiri igi, ahubwo yabaye icyo bita fetus mu Gifaransa, sinzi mu Kinyarwanda uko nabyita. Uwo mwana yatangiye kugira ingingo, imyenge y'amazuru ikazaho, uduce dutoya tw'amatwi, ku myanya y'imyororokere igatangira hakagaragara, mbese umwana agatangira no gukora muvoma mu nda y'umubyeyi ku nda ya gatatu. Ibice byinshi byamaze kujyaho, imyenge y'amazuru, amatwi, amaso yatangiye kuba amaso, mbese ingingo zimwe na zimwe ziba zihari ahangaha mu kwezi kwa gatatu. Noneho mu kwezi kwa kane harema ibice byo mu myanya y'igogora, umuhogo, aho ibiryo bizanyura, aho inkariri zizaca, uruhu rukaza, mbese imyanya yose itangira kuremeka, ingohe n'ibitsike bikazaho, mbese ukabona umuntu ku mezi atatu umuntu aba yatangiye kuba umuntu. Akenshi ahangaha ku mezi atatu ni naho, ku mezi ane nako, ku kwezi kwa kane ni naho nk'uburezi cyangwa se uburere bushobora gutangira ku mwana. Ahangaha ku kwezi kwa kane umuntu aba yamaze kuba umuntu, umwana aba yamaze kuremwa, intoki ziriho, wenda biba bitarakura ariko ibice bigize umuntu biba bihari, amatwi aba ariho, intoki, amaguru, ibirenge, ibiganza. Umuntu aba yatangiye kuba umuntu, ibice bye byose biba byatangiye, ibice byose biba byamaze kwirema, byatangiye no gukora. Uzarebe nko ku mezi ane umuntu utwite ajya kumva nka muvoma mu nda, akumva nk'umwana atangiye kunyeganyega, kumva umwana atangiye kubuja. Icyo gihe barimo aranyeganyega mu nda, ashaka gukoresha akaboko, akaguru, mbese muvoma cyangwa se kunyeganyega k'umuntu kuba kwatangiye kubaho mu nda. Akenshi rero kuri aya mezi ane umugore utwite ageze igihe cy'amezi ane aba ari cyo cyo kwitondera cyane, aba ari cyo cya gihe gikomeye kuko umwana aba yatangiye kuba umuntu ku mezi ane. Ku mezi ane rero niho uburezi butangirira. Aha umubyeyi agomba gukora no gutekereza neza, kuko aba arimo arubaka imico y'umwana uri mu nda. Umubyeyi naba umunebwe, umwana nawe azaba umunebwe. Urugero, niba umubyeyi yirirwa ahantu hasakuza, umwana nawe azajya asakuza. Amezi ane nayo kwitondera cyane, umwana yaririmbirwa, umwana yasomerwa ibitabo, umwana yabwirwa inkuru, umwana. Ahangaha ingingo ze zose ziba zikora na sanse ze zatangiye gukora. Umwana uri mu nda ku mezi ane aba yumva nimba umubyeyi ari ahantu hasakuza cyane, yirirwa mu gakinjiro ahantu ibyuma bibomborekana, yirirwa ahantu hari urusaku, icyo gihe umwana arabyumva, rwa rusaku ararwumva. Rimwe na rimwe ugasanga umwana akuze ari wa mwana usakuza cyane bitewe n'uko ari mu nda ye, uburezi yahaye cyangwa uburere yahawe bwa mbere, mama we yirirwaga ahantu hasakuza cyangwa ibintu bibomborekana, ugasanga ni umwana utari stable, umwana uhora kubagana. Ugasanga wenda na mama we igihe yaramutwite ntabwo yagize kwitonda cyangwa se ntabwo yagenzuye cyane ahantu yahoraga cyangwa se aho yirirwaga cyane ku mezi ane. Rero akenshi usanga nk'uwo mwana ucecetse cyangwa witonda cyane, imico umwana azakurana, uburezi cyangwa se uburere azakurana, akenshi umwana abifata mu gihe ari hejuru y'amezi ane. Rero ku bamama batwite, ku badamu bato bakibyara, igihe cyo kwitondera umwana ari mu nda cyane cyane gitangira ku mezi ane, kuko umwana aba yumva ibintu ubayemo uri umugore utwite, ibintu ubayemo muri kino gihe umwana ari mu nda, ntabwo uba uri kubamo wenyine, uba uri kubamo bibanyemo na wa mwana uri mu nda. Nimba hano umugore yishimye, umwana azavukana ibyishimo nawe bimugeraho. Nimba muri aya mezi umugore ababaye cyangwa afite agahinda, ka gahinda uzagira muri aya mezi ane
ka gahinda uzagera muri kino gihe umwana ari mu nda abaho ubuzima nawe ubayeho, ubuzima uzaha nibwo uzasangiza mwana uri mu nda. Nugira umubabaro mwinshi ukagira agahinda gakabije utwite, bya bintu urimo byose uri umugore bigera kuri wa mwana. Aha rero navuga ngo umuryango cyangwa se umugabo n'umugore bakwiriye gufashanya, bakamenya ko umwana adatangira kurerwa igihe yavutse gusa bamuterayo mu akabere cyangwa amaze kuvuka yageze ku isi hano hanze tumufatisha intoki cyangwa tumuterurisha ibiganza, ahubwo mu muryango ukamenya ko no mu gihe umugore atwite uburere buba bwatangiye. Umugore agomba kwiyitaho, akita ku marangamutima ye cyane cyane, kuko amarangamutima azagira cyangwa se amarangamutima ye niyangirika muri icyo gihe atwite n'umwana bizamugeraho, n'umwana azangirika. Ugasanga umwana ari aho, ni umwana utajya wishima, ni umwana uhorana umubabaro, umwana uhorana agahinda cyangwa se isura itishimye nta n'ikintu yabaye, kubera yuko ubwo buzima bwo kutishima, ubwo buzima bwo kubabara, ubwo buzima bwo kugira agahinda mama we yabubayemo atwite nawe bumugeraho. Buriya iyo umuntu atwite rero aba abayeho kubwo, ariko abayeho no kubw'undi muntu uri muri we. Buriya abagore ni abantu bakomeye cyane. Umugore utwite agatwita amezi 9 ubundi ni wo kubahwa kubera yuko buriya akenshi imico tugira cyangwa se ibyo twitwara, ibyinshi tuba twarabyakiriye turi no mu nda, nta nubwo tubyakira twaravutse gusa. No kuvukana nyuma yo kuvuka, ubuzima bubamo hanze nabwo bugira uruhare mu buzima bwawe, ariko cyane cyane n'ibyo wakiriye uri mu nda y'umubyeyi wawe nabyo bigira uruhare mu mikurire yacu. Ni byiza rero ko abatoya bakibyara bazajya bitwararika, bagatangira n'uburezi bw'umwana akiri mu nda, bagatangira kwitwararika uwo mugisha Imana ibahaye bataranawuterura mu biganza. Wa mwana akiri mu nda nabwo agatangira kurerwa, umugore akamenya ibyo arya, umugore akamenya ibyo agaburira umubiri, uyu mubiri w'inyuma, ariko akamenya n'ibyo agaburira roho ye, akamenya n'ibyo agaburira amarangamutima ye. Nimba ukunda gusenga bizaba byiza, niba ukunda gusoma ibitabo, kwihugura, kunguka ubwenge, nabyo ni byiza. Rero ntago wenda tuzabiganiraho utaha, ntago umuntu agizwe n'ibice bitatu. Ibyo bice rero nabyo byose biragaburirwa, ari ubwonko buragaburirwa, ari umutima uragaburirwa, nk'uko umubiri ugaburirwa, uyu mubiri w'inyuma cyangwa se igifu kigaburirwa, n'amarangamutima nayo aba akeneye kugaburirwa. Ibyo tuzabiganiraho wenda mu kindi kiganiro kizaza. Rero Imana iratangaje ibasha kurema umuntu, sibyo? Ukuntu rero Imana itangaje, mu kwezi kwa 5 umwana ari mu nda aba afite umutwe ungana na 1/3 cye. 1/3 cy'umuntu ku mezi 5 ni ku mutwe uba ungana. Amaso aba hagati atangira kumera, umusatsi nanone ukatangira kuza ku mezi 5. Muri uko kwezi rero atangira kumera udutoki duto cyane, udutoki aba dufite n'utwara twarajeho. Umwana rero aba akina mu nda kurusha ku mezi 4. Uko gukina ni ibintu byo kwitabwaho no gukurikirana. Umubyeyi we aba yumva kandi areba ku nda ye akabona koko umwana ari gukina. Umwana aba apima hafi amagarama 250 na santimetero 23. Aha ku mezi 5 kwa gukina k'umwana mu nda kugenda kwiyongera. Uko ibice bye by'umubiri biri gukura niko umwana no kunyeganyega mu nda byiyongera. Akenshi nko ku mezi 4 aba abyumva wenyine cyangwa se ku mezi 5, ariko uko amezi agenda akura hari n'igihe uri kumwe n'umubyeyi atwita akakwereka ati reba hano, ukabona nawe nyine tuntu turi kunyeganyega mu nda. Rero umwana uko agenda akura na kwa gukina mu nda kugenda kwiyongera. Hari igihe nko ku mezi 4 cyangwa 5 yindi kiri ntoya umubyeyi abyumva wenyine, ariko uko amezi agenda akura umwana akaba yakina mu nda no kurebera inyuma hano ku mubiri, ukabibona ko hari muvuma ziri mu nda, ukamenya ko mbese ukamenya ko mu muntu harimo umuntu, niko navuga. Imana rero iratangaje. Uko umwana agomba gutozwa imikino myiza, umubyeyi ashobora gukina udukino twiza na siporo z'abagore batwite. Ahangaha hari imikino umugore yakina, hari ibiganiro waganira, hari siporo wakora igihe umwana ari mu nda. Iyo abajya kwa muganga, iyo umuntu atwite, hari igihe muganga akubwira ati si byiza kwicara hamwe, si byiza kuryama gusa. Hari siporo zitananiza umubiri ushobora gukora kugira ngo zamuvoma z'umwana nazo ziri mu nda uzifashe, kugira ngo kwa gukina k'umwana nawe kumufashe. Hari rero abaganga batugira inama yo gukora muvoma cyangwa se yo gukora siporo igihe dutwite. Abagore bakiri bato bakibyara, kubishoboye ni ukubyitwararika, ukagerageza muri icyo gihe umwana akina nawe ukagerageza ntiwicare hamwe, nawe ukagerageza gukora
gukora cyangwa ukagerageza gukora siporo cyangwa se imikino runaka yoroheje ku buryo uko ukora muvoma burya n'umwana uri mu nda biramufasha. Ku mezi 6 rero udusatsi tw'umwana turakura kandi tukagenda dukomera, ari naho ubwonko bwe cyangwa se système nerveux ye buba bwatangiye gukora, bukaba ari bwo bumuyobora uko akina mu nda. Aha ku mezi 6 atangira konka urutoki, ibi bikazamwigisha konka amabere kandi uyu mwana akora yiga kubumbura amaso. Aha ku mezi 6 nibwo umwana atangira konka urutoki. Ni ibintu nyine, ni ibintu Imana yikorera niko navuga, n'ubwo wenda abahanga bagerageza gukora ubushakashatsi, ariko nta muntu ujya kwigisha umwana uri mu nda konka urutoki. Ariko abahanga bavuga ko ku mezi 6 aribwo umwana wo mu nda atangira konka urutoki, bikazamufasha no konka ry'abere. Hari abantu bagiye bibaza ati se ni gute ubundi umwana aba akivuka bakamushyira ku ibere akabasha konka? Rero ni ibintu Imana imwigishiriza wenyine akiri mu nda, atangira yonka urutoki rwe, hanyuma yanavuka yagera ku isi nyina yamushyira ku ibere, nyine akabasha gukurura imoko y'ibere akabasha konka, kubera yuko hari umwitozo Imana yamwihereye ari mu nda wo konka urutoki. Rero hari ibintu Imana yikorera nyine by'ubwenge ubwayo. Hanyuma rero kuri ayo mezi 6 nibwo umwana atangira konka urutoki, bikazamufasha muri cya gihe amaze kuvuka nyuma y'amezi 9 kubasha konka ibere. Konka ibere rero nta muntu ubyigisha umwana, ni Imana yonyine ibyigishiriza umwana akiri mu nda. Imana ifite ukuntu itegura nyine umuntu akiri mu nda kugira ngo imutegure no kuzabaho mu isi. Hanyuma kwezi kwa 7 umwana aba afite umutwe ungana na 1/4, kimwe cya kane cye cya wese. Agira uruhu ruriho inkanyari. Uyu mwana w'amezi 7 kandi ashobora kuvuka akabaho kuko bice by'umubiri byose arabifite. Abapima hagati y'ikiro na 500, amagarama 1500, akaba afite na santimetero 38. Aha ngaha ibipimo abashakashatsi berekana ni ibipimo biri rusange. Ni ibipimo biri rusange, hari ubwo usanga wenda umuntu umwe ku wundi biba biri hasi ho gato cyangwa biri hejuru ho gato. Aha ngaha umubyeyi aba ari mu gihembwe cya nyuma, aricyo cya 3. Abenshi babyimba amaguru, bakababara umugongo n'izindi mpinduka zitandukanye. Ashobora no kubaho kubyara igihe kitageze. Aha ngaha umubyeyi uri ku mezi 7 umwana yamaze kuba umwana. Akenshi n'impamvu uzumva ngo umuntu yavukiye amezi 7 abaho. Rero umwana ugeze ku mezi 7 ashobora kuba yabaho, ashobora kuba yavuka, ubuzima bwo hanze bugakomeza nubwo abatarageza kuri ya mezi 9 ateganijwe kuba mu nda. Ariko umwana ugejeje ku mezi 7 aba afite ibyangombwa byose, aba amaze kumenya konka urutoki, abakora muvoma mu nda, abamaze kugira ibice byose by'umubiri. Bya bice by'umubiri biba byararemetse biba byaramaze gukura. Ikiganza ubona ko ari ikiganza, udutoki tubona, ibirenge ubona ko ari ibirenge, amano, umusatsi uriho ku mutwe, amaso yaramaze kuremeka. Ni ukuvuga ngo umwana wo ku mezi 7 aba ari umwana wavuka akabaho, ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero ku mezi 8 akenshi ni igihe gikomerera umubyeyi, kuko umubyeyi aba aremerewe. Umwana wamaze kugera mu mezi 8 umubyeyi aba atangiye kunanirwa, rimwe na rimwe za siporo wakora gutakizishobora, rimwe na rimwe no kuva hano kugera hehe wenda bisigaye bigoranye. Rero ku mezi 8 umubyeyi aba aremerewe cyane, ashobora no kubyara rwose, kuko umwana aba amaze kugira amagarama menshi mu nda cyangwa se ibiro byinshi ku buryo umwana ashobora kuba yabyara. Hanyuma rero ikindi gice gikomeye ku mwana cyangwa se ku burezi ni igihe cy'amezi 9. Mu kwezi kwa 9 rero icyo gihe umwana akura buhoro buhoro. Nicyo gihe umwana ni igihe umwana aba yitegura nyine gusohoka mu nzu. Umwana ko gusohoka mu nda ngo aze hanze aze mu isi. Umwana rero aba akina gake gashoboka, kuko uba usanga yarabaye munini mu nda, hahandi yakiniraga hatakisanzuye. Icyo gihe umwana aba ashobora gutera imigeri cyane ku buryo bugaragara, kandi atera inkokora mama we. ni ibintu bishimisha, kuko ni ikimenyetso cy'uko umwana ari muzima. Akenshi kuri aya mezi iyo umwana adakora muvoma ngo agutera imigeri cyangwa se amaboko, ushobora no kugira ubwoba. Uzarebe nk'umudamu uri hafi kubyara, umubyeyi uri hafi kubyara, nko mu mezi 8 cyangwa se ku mezi 9, iyo amaze nk'umunsi wose nta tugeri yumva, ashobora no kugira ubwoba akavuga byagenze bite ko umwana atigeze abuje. Ugasanga rero uyu munsi reka amaguruke nkora siporo, ngende ku muhanda wenda ngaruke.
akiranja nawe agakora muvoma kugira ngo arebe ko wa mwana uri mu nda nawe akanguka akaba yakora muvoma. Ushobora no kuba uryamye hamwe utari kuva hamwe bitewe wenda n'impamvu runaka, ariko umwana we ko afite ubuzima akaba yanyeganyega. Ariko muri iki gihembwe cya gatatu ni igihe cyo kwitwararika cyane ko umubyeyi nubwo aba ananiwe ariko umwana aba ari gukora muvoma, nubwo wenda biba bitakimeze nko kuri ya mezi 4 cyangwa 5 6 atarakura cyane, ariko kuri aya mezi aba amaze gukura. Ku mezi 9 rero navuga ngo ni igihe cya gihe cyo kuba mu nda kiba gisa nk'ikirangiye, none hageze igihe cyo kugira aze ku isi. Aha rero bari igihe cyo kuvuka, bari igihe cy'umugisha, bari cya gihe cyo kuvuza impundu, umubyeyi akabyara, tugaterura umwana, tukishima, tukanezerwa. Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo kanaka yabyaye cyangwa se kanaka yaruhutse, kanaka yibarutse, tujye kuvuza impundu, tujye gutanga igikoma. Bari igihe rero cy'impundu umwana ageze mu muryango, umwana ageze hanze, aba ari igihe cyo gushima Imana cyane. Rero ahangaha umwana aba ageze igihe inkondo y'umura ifunguka buhoro buhoro, akagera igihe cyo kubyara. Urugamba rero ruba rutangiye rwo kubyara, hahandi umugore ajya ku bise, hahandi umugore aba agize hahandi nyine kuri cya gihe kuvuga ngo umwana ave mu nda asohoke mu buzima bwo hanze, aba ari igihe kitoroshye ku mubyeyi. Umubyeyi ugeze igihe cyo kubyara aba ari ku rugamba rutoroshye. Ndabyibuka ngewe njya kubyara bwa mbere nyine hari igihe utarabyara, njye ndashima nagize umugisha wo kubyara, ni umugisha. Noneho njya kubyara bwa mbere rero naganiraga n'abamama batandukanye, umuntu akakubwira ko n'ibise bibabaza, akakubwira ko n'ibise biryana, ukuntu nta kintu kibaho ku isi kiryana nk'ibise, ukajya wumva nyine ko ari ibintu bikomeye, ukavuga uti ni ibintu bikomeye ariko biri ngombwa. Ukavuga uti byanze bikunze nyine naratwise amezi 9 arashira ngomba kubyara, nimba rero utwite nyine uba ugomba no kubyara, kuko Bibiliya iravuga ngo ituma batwitane nayo ituma babyara. Gutwita ni Imana ibitera, ni umugisha, no kubyara n'undi mugisha. Rero umubyeyi ugeze ku mezi 9 aba ageze ahantu navuga ngo hari urugamba rukomeye, kuko kubyara hari igihe umuntu ashaka kujyana ibintu byoroshye gusa, ariko ntabwo byoroshye. Ariko nanone nta nubwo binakomeye cyane, kuko ni ibintu Imana iduha ku buntu bwayo. Ariko impamvu mbyita urugamba ni uko nyine biba bitoroshye kuba umwana yarari muri bwa buzima nyine twabonye, wenda twaciye hejuru muri make bw'amezi 9 ari mu nda, akaba agiye kuza hanze. Habamo ibintu byinshi, habamo ibintu byinshi. Njye ngiye kubabwira ukuntu mbyara bwa mbere. Narinze ngera igihe cyo kubyara, ibise nyine byarambabaje, binambabaza cyane iminsi 2 noneho narinze ngera umunota wa nyuma wo kubyara ngitegereje ibintu biryana cyane birenze ibyo n'abandi kumva, bitewe n'ukuntu nabibwirwaga. Narinze rero mbyara ngitegereje ibindi bintu biri bumbabaze kurenza ibyo ndi kumva. Ni ukuvuga ngo uba ufite amakuru atandukanye, ariko ukumva nyine ukumva ko ari ibintu birenze, kandi koko biranarenze. Rero njya kubyara ngiye bwa mbere, narinze njya kubyara nkitegereje cya kintu gikaze kirenze. Noneho ahantu nabyariye umwana wanjye wa mbere namubyariye Kibagabaga, mu bitaro bya Kibagabaga byari bikiri bishyashya, hatabyarira abantu benshi icyo gihe, ndumva hari nk'abantu nka 3 dutegereje. Noneho ngiye kubyara kwa kundi ubaza muganga utubazo tw'amatsiko, kundi ya mbere ufite amatsiko menshi, ubaza ibibazo byinshi bitandukanye. Ngira muganga nyine ngira ngo mubaze se ntiharagera, ngira ngo mubaze nyine yongera nyiteho. Umubyeyi ugeze igihe cyo kubyara bakeneye affection, akeneye ko bamwitaho cyane, ukeneye ko muganga yongera kukubwira uko bimeze, ngira guha amakuru y'iminota wenda waba usigaje y'ahantu ugeze mbese. Noneho muganga umwe ndagenda nyine ndamubaza nyine mu ijwi rito cyane, urumva nabaga mfite ubwoba, mfite ububabare ariko mfite n'ubwoba. Noneho muganga umwe ndagenda ndamubaza, noneho muvugishije ngo ambwire gahunda uko zimeze, arangije arambwira ati niko madayo nda niyakangaye, ni iya mbere. Ati genda tuwe bugiye utarapfura iyo misatsi, utaragereka iyo kanzu ku mutwe, mbese akabona kuba utari gusaragurika, kuba utari kuvuga byinshi, kuba utari kuvuga amangambure, kuba utari gutera intebe ngo uyikorere. Buriya kwa muganga ku bantu bageze igihe cyo kubyara haba utuntu twinshi cyane. Noneho umuganga nawe ambwiye gutyo numva nciye intege, ngo we bugiye busubiyeyo, ngo utarapfura iyo misatsi, utarikorera iyo kanzu ku mutwe, mbese akumva kuba utaragira bwa bubabare burenze. Akumva ikigena ndi kumwe n'abadamu 2 basakuzaga cyane. Noneho nkibaza, ngewe nkajya nibaza bubabare ndi kumva, nkibaza ahantu bari gukura izo mbaraga zo gutuma basakuza cyangwa zo gutuma bavuga.
icyo gihe bitewe na situation nari ndimo nabwiye Imana mu mutima, ni Imana umfashe simvuge kuko nimvuga numva nta kizima ndi buvuge. Noneho sinzi nari mfite ububabare bwinshi ariko nari mfite ubwitonzi budasanzwe. Ndagenda mbwira umuganga rero umubaza nyine aza ndebera mbwira amakuru uko bimeze kuko nabonaga numva ndi kubabara nyine njye numvaga ububabare mfite buri ku rwego rwo hejuru. Arangije arambwira rero ati wowe bugiye inda ya mbere ukaba utarapfura imisatsi utarikura niyo kanzu ku mutwe ati wabigera ko tuntu sinshaka kuzatwibagirwa. Ubwo rero narinze njya kubyara nubwo nafite ububabare bukabije, narinze njya kubyara ntegereje ibindi bintu biryana birenze ibyo ndi kumva, ariko Imana ingirira ubuntu mbona ndabyaye. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Rero kubyara cyangwa se ibise cyangwa se urugendo kuri aya mezi 9 bitandukana bitewe n'umuntu ku giti cye, bitewe n'imiterere y'umubiri w'umuntu, imimerere cyangwa se imiterere yacu iratandukanye, uburyo twumvamo ububabare cyangwa dusiporutamo ububabare buratandukana. Hari umuntu ugira ububabare bw'ibise agahita avuga ati ngewe sinzongera, cyangwa se agahita avuga ati ntabwo nzongera kubyara. Hari undi ubabara yamara kubona umwana atavuga ati ahubwo ndongera mbyare, kubona umwana biraryoshye. Rero urugendo rw'amezi 9 ni urugendo navuga ngo ruba rutoroshye, ariko nanone burimo gukora kw'Imana gutangaje, ariko nanone birimo uruhare rwacu nk'ababyeyi ngo tumenye niba umwana akiri mu nda ni uwacu. Ubu rero dukwiye kubumuha tukanamuterura kuri ya mezi 9 tukamubona mu biganza tukabishimira Imana. Ikindi cyiciro cyangwa se ikindi cyiciro cy'uburere kikaba kiratangiye. Ni ukuvuga ngo hari uburere bwo mu nda, habaho n'ikindi cyiciro cy'uburezi umwana cyangwa se cy'uburere umwana yamaze kugira mu muryango tubasha kumuterura. Ubwo nibi dukundira tuzabigarukaho ubutaha, noneho dutangire ku cyiciro umwana yamaze kuvuka. Ese bigenda gute muri rusange, ese icy'umumaro ni iki mu muryango, cyangwa se inshingano y'umugabo cyangwa y'umugore mu muryango ni ihe ku mwana wamaze kuvuka. Aho hose tugomba kubigiramo uruhare. Ubwo rero abagore batwite courage, abagore bageze igihe cyo kubyara turabifuriza kubona ukuboko kw'Imana, ariko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Murakoze cyane, reka dusoreze aha ngaha ikiganiro cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha.